Onana yambara 10 nibyo yambara 10 iyi ni jezi ya Onana rero aracyabaho agera ku Onana agereye kuki haratangira imyitozo batubwira iyi ngiyo ni Jaco iyi jezi yo ni Jaco abare murebana gute Daniel Kuruyenzi komera cyane abare ko bayishimiye iriya myenda yaritangiye kuvoza abafana n'abakinnyi ntabwo ndimo mbyumva neza iz'abakinnyi zirerekanwa nazo nizo zerekanwa cyangwa harerekanwa iz'abafana oya n'iz'abakinnyi bagomba gukoresha mu gikombe cy'amahoro muri shampiyona wapi bazakomeza bazatangira kwikoresha mu gikombe cy'amahoro igikombe cy'amahoro se kiri ryari cyatangiye ahubwo ziritangiye ariko Rayon Sport izafaze ntabwo Rayon Sport nirimo ariko njye numva bashyushye muri shampiyona muri shampiyona bazayikoresha ariko uko bimeze ushaka kuyambara mu cyamahoro no muri shampiyona rwose amakuru mfite nuko iyi ngiyi ari jezi y'igikombe cy'amahoro nako babitangaje yes ariko no muri shampiyona kamwe kwikoresha nta kibazo kibirimo yes ariko iyi ngiyi abafana bati bonejya gusa nayo ndi yari isa abafana bati turashaka jezi yanditseho amazina amazina nta gihindutse amakuru mfite jezi bazatangira no mwaka utaha nizo zizaba ziriho amazina ariko ibintu by'umwaka utaha gitoborera kabisa none se by'umwaka utaha koma ndi kuvuga amakuru mfite ngiye barabivuze igikarito nibyo tugiye kujya urumva izi ngizi niyo mpamvu bavuze ko ari igikombe cy'amahoro urumva ko jezi nakunze cyane y'ubuki magnifique shyiraho jezi nakunze cyane y'ubuki Rayon Sport yasi harya ubundi amasezerano na Skol ntari kugaragara umweru rwose 2022 wa mugane yes niyongerewe kugira nyine 2022 hapi heruka kondisiyo yari 2025 aya amakuru yuko ngo ubushobozi butaniyongera ahubwo ngo n'umwaka utashaka kumanuka karundura magnifique kirayo jezi nakunze cyane y'ubuki yo hanze awe kiti ntabwo bazongera kwambara ikijuju ikijuju mugabo ikijuju none bimeze bite ndagira ngo kuri inshuro barayihebye nayo ni kiti rega iyi ngiyi ni kiti ko yigeze yerekana ngo nashyirayo kiti ya kabiri mbere yuko tujya kuri kiti z'abanyezamu nyezamu nabonyemo ubururu bwa Kiyovu icyatsi cya Kiyovu nta kibazo ari cyo magnifique nayishyiremo kontara ya Skol na Rayon ni 2023 nibyo jezi zari zisanzwe zizajya zikoreshwa mu myitozo byari bisebetse rwose engi ni yawe Skol ikoza uwo mweru sasa iyo ngiyo yo hanze niyo nzima cyane urebona kare jezi iyi away kit ni hatari niyo rero izajya yambara hanze yasohotse ariko ngira ngo iyi ni Jaco ndabona ariko ari ndabona n'ubundi designer yayindi ni Jaco ndabona design ari isanzwe rwose iyo niyo yo hanze Rayon Sport izajya yambara hanze barikamase rwose hanyuma nashyiremo iyo abanyezamu uhere kuri kiti ya mbere banabikoze neza cyane kiti 3 z'abanyezamu ibyo kuvuga ngo urabona ngo umuntu garagiye ngaraguteze higeze kugaragara image ngira ngo kuri amakuru iz'abafana inyuma ntabwo handitseho Rayon Sport ku makuru mfite wenda baraza kubibona muri bazerekana ariko inyuma ashobora kuba handitseho ngo gikundiro cy'abareyo rwose
gikundiro cy'abareyo. niyo kiti ya mbere y'umuzamu. niyo kiti ya mbere y'umuzamu Axel. iyo ni iya mbere y'umuzamu. Hari kuri match y'Ingoma abantu baratunguwe. Adolphe na Ntuza ntago bambaye amakabutura asa. Nande? Nakwizera. Bizera afite ijya ku umutuku ni nka rouge bordeaux. Undi yambaye indi ijya gusa nk'ivu. Aravuga ati kantu kadasa neza. Ariko kuri inshuro ubwo bazanye kiti yose ni full. Akaseme ikitari gitunguranye kuri Rayon uko yambaraga niki n'abafana gusa. Rayon Sport yambaraga nabi, yasaga nabi pe. Ntago kabisa. Uretse ko n'umwanya iriho birajyanye n'imyambarire. Mwanya wa gatanu se wa mugano ubu. Yamaze kugera ku gatanu? Cyane mukora niyo yiciye hose. Ay Kigali yiciye. Nako AS Kigali ejo maze gutsinda. Yarusha ibitego. Yiciye rwose. Sinze Gicumbi ita. Yicaho. Iro ni kiti y'umunyezamu, ni kiti y'umunyezamu uzajya ubanzamo cyangwa se zambara nimero 1. Hanyuma ashyiraho indi kiti ya kabiri y'umunyezamu. Kiti y'umunyezamu ya kabiri. Ni iyihe? Nabonye meganje umuhondo. Kageze kwanda ko ari yamukura se. Ariko umuzamu se yakibaze. Abana umuhondo. Dara kageze keza ahubwo naka. Ku muzamu kabisa. Ni ya kabiri. Uyero umuntu atekereje amabara rwose. Rayon Sport. Ukabona keza cyane. Mabara ni meza. Muturindi kijuju. Iyi jezi ni nziza pe. Ku muzamu nje. Ano skoro icimaka. Nategereje ko uyu muhondo ari wa score. Cyane. Mabara y'umuhondo. Izi ni jezi kabisa. Rega buriya ikipe ikintu cyambere ni jezi ku ikipe. Jezi ni ibintu byose ku ikipe. Niyo brand ibara ryayo niryo brand yayo. Ukibona ubururu n'umweru bitumenya utanireyo. Nubwo yaje kwinjirirwa amakipe akayinjira akayitwara ariko uko byagenda kose mbere na mbere mu bwonko bwawe hazamo Rayon nyuma ukavuga se ntiyaba ari AS Kigali nyuma ukavuga uti ntiyaba ari Espoir cyangwa se ntiyaba ari Gorilla aya makipe nyine yambara jezi yari ariko ubururu n'umweru na Nyanza ni Rayon. Nicyo kintu cyambere kikuza mu mutwe. Shiramo iyo jezi abayivuma bayema arambaza ati se iyo jezi ya Kiyovu uvuga imeze ite? Iyo kiti ya gatatu y'abanyezamu. Tade kiti ku bazamu. Ariko n'uri basanzwe bafite cyatsi akantasi nta hantu bihuriye. Hii na Kiyovu. Wayibonye se? Icyatsi n'amaboko y'umukara ndayizi. Si icyatsi n'amaboko y'umukara? Ese ubwo ahantu bihuriye kare. Icyatsi ariko inyuma imbere ubona ko nyine amabara manini ni icyatsi. Magnifique nayishyireho. Abafana ko bari baryoshye. Jezi abafana baziguhaye. Shyiraho iyo foto turebe. Wayibonye kare? Kiti ya gatatu y'umunyezamu. Iyo ngiyo y'icyatsi. Magnifique nayishyireho. Se muzabura amanota mubure no kwambara neza. Rwose. Mwiyambarire neza byibuze. Tayire yageze mu mwanya wa gatanu. Ntimubure byose. Nyakagezi nako ni keza k'icyatsi. Ibara rya Kiyovu. Sawa mugani. Kuki atari umweru n'umukara? Kuki atari umweru n'umukara? Ariko wenda ni nkuko wayigira nyine wenda umukara n'umutuku. Ubusabane bwatangiye bwo muri weekend. Ntabwo. Ibyo ni jezi abantu bateguye kera. Nyine kuki ari jezi y'icyatsi. Kare. Ko intuza awe kiti ya mbere. Arya ya mbere si intuza si gikumuzamu. Awe kiti ya mbere ku muzamu uranga amabara so kuvuga ngo ni Kiyovu.
ahubwo ku mugani na match ubu bazanahura Kiyovu Rayon Sport niyambara umweru bashaka kutugera kuri jezi Kiyovu urumva niyambara umweru umuzamu akambara icyatsi barayitegera kuri jezi Kiyovu izambara ubururu rero ni kiti ya gatatu ninde uzakira ni Rayon arayitega Magnifique nashyira agafoto keza cyane k'abafana kandi zo gikundiro Kiyovu ishobora kwambara umutuku niba itegera mu ibara ifite jezi z'umutuku se oya hari umuntu uhita ujya mu biryo gwara ajya kuzigura ko Kiyovu nzi ko imyenda bafite n'icyatsi n'umweru gusa batwibutse neza abayobozi ko bafite ariko harimo yiganjemo icyatsi akaba n'iyiganjemo umweru yes Kiyovu ni abanyamujyi ntibabura jezi iyi rero ni ya gatatu Magnifique nashyira ngo abafana barebe bose bazambara ndabona inyuma handitseho ngo gikundiro uzumva kagoma kanihi uzumva ikondera ritike nugeraho rero yakiniye uzabibwirwa n'akagoma uzabibwirwa n'ikondera Skol hano rwose ariko noneho ni isi bashiki bacu baba bari guca impakano hepfo muri Skol muri ya ka free zone ndashaka ifoto igaragaza inyuma Magnifique ifoto igaragaza uko inyuma kuri jezi z'abafana hari bube hameze abayovu ko bankanzemo abayovu nabo barakabya ayobanye igikundiro iyi foto yishyiremo neza tuzabigarukaho twabwo umuyovu nayo mbonye ati iki ni icyumweru urumva kare uyu ni umuyovu ni uko abafana bizaba bimeze inyuma kare gikundiro ni uku nguku rero gikundiro cy'abarero rwose nziza cyane rwose jezi nziza cyane rwose umuyovu aranyandikiye arambwira ati iki ni icyumweru cyahariwe kurya umuceri n'isombe atumbwira abayovu bose ahubwo bareye abayovu tangire basekura kiri abayovu ngo batangiye kurya umuceri n'isombe guhereje kuwa mbere kugera ku wundi wa mbere umuyovu bimagaye aramenye eko niyo ngiyo rero abafana mugomba kugura ahubwo ibiciro nangahe abayovu barabaza bati nangahe jezi zirakosha cyangwa ntabwo ino ufite bazagire babaze abayobozi b'abafani club yabo barabizi bambare neza rwose baciye Kiyovu bazaye basara Onana 17 Onana yambara 10 nibyo yambara 10 iyi ni jezi ya Onana rero aracyabaho agera ku Onana